murakoze nitwa Dr. Kubwibwami Celestin abandi perezida wa Gicumbi Handball. Muri rusange rero imikino ya ECAF twayimenye federasiyo ikimara kubona ubutumire, hanyuma dushaka ikipe turisuganya kugira ngo tubashe kuyitabira. Kubatse ikipe ugereranije n'umwaka ushize na sezi ishize kugira ngo tubashe kujya mu marushanwa noneho duhatanira igikombe, kuko ikipe cya mbere cyatwaye twishinga twagira ngo ibeho kandi yeweho na representation y'akarere mu ruhando rwa handball, kuko Gicumbi yahoze ari icumbi rya handball, yahoze ari berisi ya handball mu Rwanda. Icyo dukora rero no kugira ngo dushyigikire icyo gikorwa, kandi twatangiye amarushanwa. Ubu uyu munsi tuvugana turangije match ya mbere tuyitsinze 32 kuri 24. Icyo twifuza no kugira ngo noneho dukomeze. Rero dufite match itoroshye na APR, ariko turizera ko tuzayitsinda hanyuma dukomeze. Icya mbere na mbere cyatuzanye muri iyi mikino kugira ngo twerekane ko twubatse ikipe. Icya kabiri nuko u Rwanda rugomba guharagararirwa muri aya marushanwa mpuzamahanga. Icya gatatu nuko n'akarere kacu kataheje nyine imikino kagomba kugaragara muri handball nk'uko kahoze kameze. Ikindi dutekereza nuko siporo, akamaro ka siporo buri wese arakazi. Y'urubyiruko rukina rugasabana none bikayambuka umupaka bikagera mu bindi bihugu, nk'uko turi mu marushanwa ya Afurika yo hagati n'Iburasirazuba. Biduha icyizere ko imikino yacu izatwubakira gahunda zose zishoboka, zikarinda n'urubyiruko gusamara, zikazana urubyiruko gusabane, bakubaka n'ubuzima. Turashimira cyane itangazamakuru, dushimira federasiyo ya handball, dushimira n'igihugu cyacu muri rusange gihora gishaka ko imikino itera imbere. N'izindi mu magambo rero twahagarariraho.